Inshuti mukurikiye Isango TV tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ibitabo n'amateka. Ibitabo n'amateka ni ikiganiro tubategurira tubagezaho kugira ngo turusheho gushishikariza abanyarwanda umuco wo kwandika no gusoma ibitabo. Tuganira kenshi ku mateka y'abantu, tuganira ku bitabo kenshi kugira ngo nyine dushishikarize abantu babyandike, dushishikaze urubyiruko rwandika ibitabo, ariko cyane cyane rurusheho no gusoma ibitabo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kumwe na Emmanuel Uwimana. Emmanuel Uwimana ni umugabo umenyerewe muri studio kuko n'umwanditsi w'ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi aratugezaho igitabo cyitwa Ibikomere byawe byanteye gukomera. Ibikomere byawe byanteye gukomera, birumvikana ni igitabo kirimo abantu bagenda bahura n'ibikomere, ariko wabyumva, wakumva amateka yabo, wageranya n'ayawe ukavuta burya nta mpamvu yo gucika intege, umuntu aba agomba gukomera. Ngewe rero ubagezaho iki kiganiro nitwa Xavier Bizimana, ndi kumwe na Nicolas Mitari ku buhanga bwa kamera, no ku buhanga bw'ibyuma Emmanuel Ndereye niwe turi kumwe. Emmanuel Uwimana, tuguhaye ikaze nanone mu Isango Star, Isango TV. Murakoze cyane. Emmanuel Uwimana usanzwe uri umwanditsi w'ibitabo bigiye bitandukanye, hafi ya byose cyangwa byose tumaze kubiganiraho. Umaze kwandika ibitabo bingahe Emmanuel? Ubu maze kwandika ibitabo 7, ariko hari n'ibindi biri imbere mu minsi mike babikiye. Urakoze cyane. Ikiguzi cy'imbabazi ni kimwe mu bitabo wanditse Umurunga w'urukundo, nacyo kiri mu byo twahereyeho. Inzozi z'urukundo, wanditse igitabo iki ni cy'abana, gaje ajya gusura nyirakuru, cyo ntabwo twiye tukiganiraho, ariko isano isumbiye amaraso twagitinzeho cyane. Ni ibitabo rero bigiye bitandukanye, uri buze gufata umwanya wongera ubigarukeho kugira ngo tubishishikarize abantu. Uyu munsi rero ni ibikomere byawe byanteye gukomera. Ijambo ibikomere, ijambo gukomera bigarukwaho muri iki gitabo cyane. Ibikomere utatubwira wenda ibirimo, kuko mu kanya uribuze kutubwira incamake y'iki gitabo. Iki gitabo cyo kimwe n'ibindi wanditse kijyanye n'imibanire n'imibereho y'abanyarwanda n'ibikomere byabo, wa mugani wawe wagitekereje ute? Murakoze cyane. Njya gutekereza kwandika kino gitabo nise Ibikomere byawe byanteye gukomera, narebaga imibereho n'imibanire y'abantu batuye isi, aho usanga abantu benshi barakomeretse. Bashobora kuba barabitewe, ibyo bikomere barabitewe n'imiryango bavutsemo, cyangwa se imiryango barerewemo, cyangwa se n'ubuzima muri rusange. Utazongeyemo n'imiryango bashatsemo. Nayo ntijya yoroha. Niho navuze ngo rero imibereho n'imibanire y'abantu bari mu muryango cyangwa batuye isi. Aha rero niho navugaga yuko ibyo bikomere usanga bibangamira abantu benshi, aho usanga hari abantu bakomeretse bigatuma bariyanze, bumva ko nta kintu bamaze kuri iyi si. Rimwe na rimwe ugasanga inshingano zarabananiye, bahora barwaye, bahora bashwana, cyangwa se aho bageze hose ari ibibazo. Nandika rero navuze nti nitegereje ibyo bibazo biri mu muryango nyarwanda cyangwa se ku isi muri rusange. Aba bantu bafite ibyo bibazo nibo tubana umunsi ku wundi, nibo twashakanye, ni abana bacu, ni ababyeyi bacu, cyangwa nibo turibo, ni abaturanyi bacu, cyangwa nabo turibo, nabo dusengana, ni abantu benshi duhura nabo umunsi ku wundi. Hari icyegeranyo ejo bundi mperutse kubona bavuga ko abantu barenga 70% batuye isi babana n'ibikomere, ariko abenshi bagira ipfunwe cyangwa ubwoba bwo kubivuga kugira ngo batagaragara nabi mu muryango barimo, cyangwa ntibanabimenya, bagira bati ni ku isi imeze. Yego, rero nandika naravuga ngo aba bantu bafite ibyo bibazo bitandukanye ubu bafite ingorane zo kuba barananiwe kuzuza inshingano zabo. Niba ari ku kazi ugasanga umuntu akazi karamunaniye, ariko wasesengura ugasanga ikihishe inyuma ni bya bikomera afite. Niba ari ku ishuri umwana aratsindwa umunsi ku wundi, ukibaza impamvu atsindwa, ariko iyo utagiye kubisesengura ntumenye ikibitera.
bikarangira bamwirukanye. Niba ari mu rugo umuntu yashatse urugo rukamunanira kubera ko yananiwe kuzuza inshingano zo mu rugo, niko yabaye. Ariko wasesengura ibiri behind cyangwa ibiri inyuma ya kwagusenya urugo, ni ibikomere afite bituruka kure. Rero nandika nashaka kubwira abantu nti nuramuka uhuye n'umwe muri aba bantu, either mushobora kuba mwarahuye cyangwa mushobora kuba muzahura, nyamuneka ntuzamutererane, ahubwo uzamufashe, uzamwegere, uzamutize urutugu, arambikeho umusaya, arire kugira ngo aruhuke, umubwire yuko nyuma y'ubu buzima cyangwa nyuma y'imibabaro hari ubundi buzima. Naravuze ngo mw'iki gitabo naranditse ndavuga ngo igitabo cyangwa se ubuzima mbugereranya n'igitabo kirimo ibyiza n'ibibi. Hari n'ibindi tuba twe-expectinga cyangwa se tuba dutegereje tutazi niba bizaba bimeze gute, ariko byanze bikunze haba hari urusimburane rw'ibyiza n'ibibi. Rero ikibi nikiramuka kikugezeho ntuzihebe, uzahore uzirikana ko n'ikiza kiri imbere kije kukomora. Rero nandika iki gitabo niyo ntumbero nyamukuru nari mfite. Rero nacyanditse muri forme y'inkuru ndende ngira ngo nsangize abantu amateka yuzuye ibikomere, ariko ibyo bikomere bitabujije abo bantu bahuye nabyo gukomera. Ntabwo byababujije kubaho, ahubwo barakomeye bahobera ubuzima babaho. Urakoze cyane. Iki gitabo ukirebyemo neza usanga harimo nk'inyigisho zafasha mu byo bita trauma counseling cyangwa gufasha umuntu kugarura ubuzima nubwo yaba yaranyuze mu bikomeye. Yego Emmanuel, iyo urebye ntabwo turi buze kukigarukamo tubwira amateka yacyo ibirimo neza, ariko nkikibona nakunze gutekereza ku manza. Yego aha abantu ntidukunze guca imanza kubera ibyo tubona inyuma, aho kwinjira mu mpamvu z'ibibazo, cyangwa twanazinjiramo tuvuga ngo none se niwe wenyine wagize ibibazo, kanaka ntiyagize ibibazo ubona atameze neza, kanaka ntiyagize ibibazo ubona atameze neza. Iki kintu cyo guca imanza mu bantu, iki gitabo cyawe ubona kizashyiramo uwuhe musanzu? Urakoze cyane kumbaza kino kibazo. Ni ikibazo umuntu wese urebye titire ya kino gitabo, ibikomere byawe byanteye gukomera, arambaza ni gute umuntu wakomeretse afasha uwundi wakomeretse gukomera. Rero ngarutse ku kibazo mwari mumbajije, ni gute abantu bajajinga abantu, nyine nk'urugero twahoze tuvuga, umuntu akaba yananiwe inshingano zo kukaza akafata, ariko ni gute umuntu areka akazi akananirwa gukora utuntu tworoshye kuriya, umuntu ufite urugo akitwara kuriya bakarinda bamwirukana ku kazi. Nanone ukajya kumva ati ni gute umuntu ananirwa ku urugo akarinda aho asenya. Ariko hari umuntu duherutse kuganira ambwira agakuru, arambwira ati burya umuntu wambaye inkweto imurya niwe umenya ko imurya. Iyo umubonye arimo gucumbagira cyangwa se zamuri uravuga ati ari mu mafiyeri, ariko burya wabaza ububabare uko inkweto iryana. Bigeranye rero n'icyo ngicyo cy'abajajinga cyangwa se abacira imanza bataramenya ikiri mu nda y'ingoma, niko bavuga. Ndagira ngo mbabwire ngo mbere y'uko ucira umuntu urubanza, banza umwegere, nibwo uzamenya ko koko yakomeretse, nibwo uzamenya ko ugomba kumubera umuganga wo kugira ngo umufashe akire. Kuko ibyo tubonesha amaso ni wa mwotsi, ariko ntabwo tuzi umuriro aho waturutse nuko wabonetse. Uwawucanye rero we abazi imvune yagize cyangwa se ibibazo afite. Mbwira rero abo bantu bacira imanza abantu, mbere yo gucira imanza umuntu runaka kuko yananiwe gukora iki, byagenze gutya, nibyo nahoze mvuga ko abo bantu bafite ibyo bikomere nibo tubana umunsi ku wundi. Navuze ko aribo dusengana, tubana, twashatse, ni batwebwe, ni babandi twigana, ni babandi dukorana akazi ka buri munsi. Aho kugira ngo uvuge ngo runaka arananiza mu kazi, banza ikimutera kukunaniza. Ashobora kuba yaraye atameze neza mu rugo, cyangwa se yaburaye n'urugero, cyangwa se yibutse bya bikomere abana by'umunsi ku wundi, bigatuma avuga nabi, bigatuma tuzuza inshingano. Nyamuneka mbere yo kumubritariza, mbere yo kumuhirika, mbere yo kumva ko yakubangamiye, banza umutize amatwi, banza umutize umutima, banza umwereke urukundo, nibwo agufungukira umutima. Iyo umuntu asomye iki gitabo ndetse n'ibitabo byawe bindi muri rusange twarabivuze hano kenshi, ese ntushobora gusanga sosiyete yacu
ari sosiyete ifite inkomere nyinshi ariko ikaba ifite abunzi bake. Abunzi mvuga si ba bacamanza babunzi, ndavuga ba bandi babungabunga, ba bandi basubiranya, ba bandi bunga nyine ahakomeretse. Ntidushobora kuba dufite bakeya. Ibyo nabivugira ko twigeze kugira ishuri rya psychologie clinique ribaho igihe gito muri kaminuza, risa n'irirangira. Nabivugira ko usanga dufite abakangurambaga n'abajyanama mu mpande zose, ariko asanga kuba bazi neza icyo trauma counseling ari bakeya. Noneho ngo dufite n'abunzi bitwa ngukira ni inshuti z'umuryango. Yego. Hariya hasi izo nshuti z'umuryango zishinzwe kubungabunga imiryango ifitanye ibibazo, ariko kwa kubungabunga ubumenyi ubushake burahari, ariko ubumenyi ni bukeya, buzaba bukeya byanze bikunze. Ntidushobora kuba dufite abunzi bakeya kandi inkomere nyinshi. Ibyo muvuze ni ukuri, yenda dushingiye ku mateka y'u Rwanda, dushingiye ku mateka y'igihugu cyacu, ibihe cyaciyemo bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda byasize inkomere nyinshi. Ugendeye ku ijanisha bya bindi tujya tureba ngo abaganga cyangwa se umuganga umwe ku baturage runaka agomba kwitaho, tugiye noneho muri icyo gisata cy'abantu bize bita ku buzima bwo mu mutwe bo ni bake cyane. Rero uko mwarimu bivuze ni ukuri, ni bake cyane ugereranyije. Icya kabiri noneho n'abantu kugira ngo banamenye yuko iyo serivisi ibaho kwa muganga cyangwa n'ahandi ni bake babizi. Niyo mpamvu nyine dufata ikaramu tukandika kugira ngo dusangize benshi batazagerwaho n'izo nama ziturutse kwa muganga w'ukuri uri professionnel, byibuze amenye dukeya mutumureba. Buriya hari ibindi bitabo nagiye nandika cyangwa nagiye nsoma aho usanga umuntu abaho mu mubabaro ariko atabizi. Ngo umuntu utazi ko arwaye biragoye ko azagera no kwa muganga. Kandi ikintu gikomeye mu gukiza umuntu ufite kino kibazo cy'ihungabana nukonza kumwereka ko afite ikibazo, ariko ukabimwereka utamuhutaza, ahubwo umutega amatwi, utamucira n'urubanza, umutega amatwi ukabanza kumubwira ati ni ukuri ndakumva, ibyakubayeho ndabyumva, niko ubigenza. Urumva rero uhereye kwaho ngaho akabona ko umwumva, niho noneho umubwira ati uzi ko burya ukunda kwibagirwa, ese wari uzi ko kwibagirwa kwawe bishobora kuba bifite ingaruka cyangwa se bituruka kw'ibi bikomere ufite. Urumva uwo muntu buhoro buhoro ugiye umuherekeza agera akavuga ati ariko uzi ko nshobora kuba kuko mfite ikibazo, agatangira ya nzira yo kumuherekeza mu isanamitima no gukira bya bikomere. Ariko urumva turacyafite gapu nini cyangwa se icyuho gikomeye mu muryango wacu, umuryango nyarwanda, kuko abakomeretse ko nk'uko bivuga ni benshi cyane ugereranyije n'abo baganga dufite bagomba kudufasha. Hari n'igihe twagiye tugira ngo abakomeretse ni ababaye mu bihe bikomeye by'intambara na jenoside yakorewe abatutsi, ariko byagaragaye ko n'abaje nyuma za ngaruka zibageraho, n'abatari bari tuvuge nk'abari hanze y'igihugu n'urugero, aho bavuga uti abo ngabo bo ntibibareba, ariko yaje agasanga ibyabaye mu gihugu cye, ibyabaye mu muryango we, nawe bimugeraho. Niyo mpamvu mvuga ntidushobora kuba dufite inkomere nyinshi. Hari n'ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwagaragaje ko urwego rw'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda ruri hejuru, ariko abunzi cyangwa abavuzi cyangwa abahanga mu isanamitima babikoramo gushaka kurwara isanamitima, ariko ikorera mu itangazamakuru cyangwa mu bindi urugero. Nkeka ko icyo ari ikibazo tuza no kugarukaho, kuko iyo urangije kino gitabo cyawe nicyo kintu gihita kikuzamo. Reka rero tube turetse ibyo ngibyo turuze kubigarukaho, kuko ntabwo tuvuga ibibazo gusa, dutanga n'ibyifuzo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Tugaruke muri kino gitabo cyawe, ibikomere byawe byanteye gukomera. Emmanuel, kino gitabo ukivugamo abana, ukivugamo imfubyi, inkuru zabo. Ndashaka kuguha umwanya nk'iminota nk'icumi nka 15 ukatubwira inkuru z'aba bana kurinda ugeze ku musozo, nibwo tuza kugaruka twongera kuganira ku bibazo twavuze, dutekereza n'umuti ushobora kuba wibonekamo. Yego, murakoze cyane ko mu mwanya nanone kugira ngo ngaruke ku nkuru nasangije abantu, nongere mbwira abantu bakurikiye kino kiganiro ndetse barimo kumva ubusobanuro bwe kino gitabo. Nandika kino gitabo, ikintu nari ngambiriye ko ari ukugira ngo nyine nsangize abantu benshi badukurikiye n'abazasoma kino gitabo
ibikomere abantu benshi bafite mu muryango nyarwanda, kugira ngo wowe uzasoma kino gitabo, wowe uzacyumva cyangwa se uzumva iyi nkuru y'aba bantu, inkuru ndende, uzagerageze kubumva. Niho navuga ngo ushobora gusanga yenda ibintu byose ntarabivuze, birashoboka muri kino gitabo, ariko ushobora gusanga amateka arimo yenda asa n'ay'umubyeyi wawe, asa n'ay'inshuti yawe, asa n'ay'umuntu mukorana n'ibindi byinshi. Ikindi ngira ngo mvuge, amazina nakoresheje n'ahantu nagiye nshyiramo hano ni inkuru mpimbano, ni amazina natiye kugira ngo ntaza kuvuga izina ry'umuntu we nagasanga bijya no guhura ngo atangiye kuvuga turiya mugabo nzihehe. Ni ukugira ngo mfashe abantu, aribyo bya bindi by'isanamitima, umuntu uzagisoma azasanishe n'amateka ye kandi ye guheranwa na kagahinda, ahubwo inkuru irimo yuzuye ibikomere ishobora kumukomeza, izamufashe gukomera. Ntangiye rero harimo inkuru y'umwana nise Gasaro n'undi nise Kariza, bahuriye mu kigo cy'imfubyi ari batoya, bisanzemo bafite hagati y'imyaka 4 n'itatu. Ubwo bageraga mu kigo cy'imfubyi rero, umwana umwe nise Kariza yatoraguwe, bamubwiye ko yisanze cyangwa se yageze mu kigo cy'imfubyi nyuma yo gutoragurwa mu nkambi, aho bari bahateye ibisasu, arakomereka ndetse n'ababyeyi be bitaba Imana. Abagira neza bahatambutse basanga umwana ari aho ngaho hari mu mivu y'amaraso, baramufata bamujyana kwa muganga. Nyuma yo kumuvana kwa muganga rero bamujyanye mu kigo cy'imfubyi. Icyo kigo cy'imfubyi iyo bazanaga umwana bagerageza gufata amakuru makeya y'aho bamutoraguye kugira ngo bizabafashe gushakisha imiryango ishobora kuba yarasigaye. Umwana wundi witwa Gasaro nawe yisanze mu kigo cy'imfubyi, bamubwiye ko bamutoraguye ku kiliziya, aho bamutoraguye mu mivu y'amaraso n'abantu benshi, no mu birambo y'abantu benshi batandukanye, aho muri jenoside bari baje kwica abantu, ariko hakaba abo bakubita imihiri n'imihoro bakagira ngo babishe, ariko fayina arakuka kakaribuze kugaruka. Nawe rero yaje kwisanga mu kigo cy'imfubyi, bagaragaza ko bamutoraguye aho hantu, mama we baramukubise, baramwishe ku kiliziya, n'uwo mwana bamukubita umupanga ku gikanu, bagenda bazi ko yapfuye, ariko kubw'amahirwe aza kuba muzima. Naho ya miryango itabara imbabare yarahageze, ifata wa mwana imujyana mu bitaro, nawe baramuvura, baza kumujyana muri oroferina. Abo bana bombi babiri bahuriye muri oroferina, barakundana. Ababikira bari barabatoraguye babajyana mu mashuri, igihe cyo gutangira amashuri kigeze, babajyana kwiga, biga primaire. Bageze mu mwaka wa 5 nibwo abo bantu bari baratoraguye cyangwa se izo orphelins bakomeje gushakisha imiryango y'abo bana, baza kumenya amakuru yuko hari abantu basigaye mu miryango yabo bashobora kubakira. Ciye kuri Kariza baje kumenya ko hari bakuru be babiri barokotse muri icyo gihe, bakaba hari ahantu bari leta yari yarabahaye inzu yo kubamo n'abandi bana b'imfubyi bari bari aho ngaho. Bahitamo rero gufata uwo mwana w'umukobwa bamujyana ku bana n'umwe muri bo wari umaze gushaka afite imyaka 17 nawe ari guhunga ibibazo. Ku rundi ruhande ngarutse kuri Gasaro, nawe baje kumenya yuko hari basaza be babiri nabo barokotse ubwo bwicanyi, hama ariko bakaba bibana iwabo mu rugo. Noneho baza gusanga papa ubyara Gasaro ariwe wishe nyina, amuziza ko badahuje ubwoko. Icyo ni igikomere gisanga wa mwana yagiye mu muryango. Tubyumvikaneho neza hano, ariwe wishe nyina, wayo ni nyina wundi muntu yamwishe, ari umugore we. Nuvuga ngo ise wa Gasaro yishe mama wa Gasaro. Bishaze ngo yishe umugore bashakanye babyaranye, agerageza no kwica umwana we, n'ubwo kubw'amahirwe ari we Gasaro yaje kurokoka. Ubwo basubiraga aba bana rero babasubizaga mu miryango, basanze Gasaro acyumva kwa kundi umwana bageze mu muryango, cyangwa se abantu yenda kera barabyibuka, iyo wabaga ubonye uri imfubyi, ubonye famiye ikwakira, icyambere barakubazaga ati wabagahe, wahageze uti, ukavuga histoire yose ibyabaye. Wa mwana rero nawe yababwiye, babasaza be yahasanze yababwiye ibyo yumvishe, bamubwiye uko yatoraguye bya bindi byose. Nabo rero arababaza ati none se mwebwe byagenze gute? Nibwo bamubwiraga bati rero uzi ko papa burya
bamufunze azira kuba ari we wishe mama. Umwana acyumva ibyo bintu kwihangana byaramunaniye, agira ihungabana yikubita hasi agwa igihumure. Ba bana ubwabo burabica bamwirukankana kwa muganga. Yaje gukanguka nyuma y'icyumweru, nibwo bavugaga bati abaganga baramubwira bati babwira ba bana, urumva bari bagerageje kubasobanuza byagenze gute kugira ngo agende gutya. Baramureanima baramuvura, ariko bababwira uburyo bagomba kumuherekeza kugira ngo ryahungabana arisohokemo. Ariko wa mwana witwa Gasaro avuga ati mu buzima ntago data zigera yongera kwitwa data, niba ari we wishe koko mama ntago nzigera mubabarira, kuri ngewe mubara nawe nkaho yapfuye. Ngiki gikomere wa mwana wari uri mu kigo cy'imfubyi asanze mu muryango we. Ku rundi ruhande wa mwana witwa Kariza aho yagiye mu muryango asanze ba bakuru be, yasanze umwe mukuru yarashatse abariho ajya kuba kwa muramu we, ariwe mukuru we. Ahageze nibwo wa mukuru yari agishaka, yari akiri mutoya, muramu we cyangwa se umugabo wa mukuru we atangira kumufata ku ngufu akanamukubita, aramubwira tuzaramukuvuze ibi bintu nzanakwica. Wa mwana nubwo ageze mu muryango kwa bakuru be, nawe ni mu bikomere, yagezeyo adafite kubwira bakuru be ibimukorerwa, ihohoterwa akorerwa, birangira wa mwana koko ahuye n'ibibazo. Nawe umuryango yari yishimiye avuga ati mbonye abavandimwe, asanga naho ni inkomere zisanga izindi, ni abantu bafite ibikomere basanga abandi. Uyu mwana rero witwa Kariza kwihangana byaramunaniye, nawe yari yarasubiye mu ishuri mu mwaka wa 6 niho yari ageze, kubera ubwo buzima yabagamo, guhora ahangayitse, guhora avuga ati nzapfa, guhora avuga ati cya kigabo kiraje, kwiga biramunanira. Birangira avuze ati rero kugira ngo nzapfe, yarebaga bakuru yavuga ati ndabimubwira ati amaherezo umukuru wanjye nimbimubwira azabibwira umugabo we bazanyica. Ahitamo kuva ati reka urugo nduhunge nigendere. Ararorongotana yibona ari mu mujyi, ageze mu muhanda yakiriwe n'abana bo mu muhanda. Ikintu cya mbere bamukoreye baramukubise, bamwakinye nk'uko abantu mu muhanda bakira, baramukubise utuntu twose yari avanye atorokanye kwa mukuru we, baratumwambura bamusiga ari intere avirirana. Haza kuza uwundi mwana nawe uba mu muhanda nahaye amazina yitwa Wibabara. Amubonye amugirira impuhwe w'umukobwa nawe uri mu kigero nk'ike, agerageza kumubaza ati byagenze gute. Umwana aramubwira uburyo yakubiswe yagize gute, bamwambuye n'ibyo byose. Amwe ati ngwino njye kukwereka aho twibera, ngo amujyana munsi y'ikiraro aho yagangikaga. Ngo umunsi wari wamubanye muremure niko nkuru ibivuga, amuha ku gacapati ngo yari afite mu gikote, arenzaho utuzi, nuko ako gacuho arasinzira. Ngarutse hino kuri Gasaro, ni inkuru abadukurikiye ziba zifite ibipande bitandukanye, ariko biba ari 2 cyangwa ari 3, ariko bizajya bigiraho bihurira. Yego, icyo iyi nkuru igamije ni ukugira ngo wumve ko hari abantu bakomeretse. Ahari se bashobora kuba bafite amateka makeya ugereranyije, cyangwa se akomeretse, cyangwa se akomeretsa cyane kurusha ayo ufite. Wari uri ku ruhande rwa Gasaro rwa Wibabara naringiye noneho kuri Gasaro. Gasaro rero we yakomeje kubaho, we atsinda n'ikizami gisoza amashuri abanza, agira amahirwe. Twibutsa abantu ko Gasaro numwe avuye muri Oruferina, asanga abasaza be, bamubwira inkuru ya papa we ibyo yabakoreye. Avuga ko adashaka kuzongera kumva papa we mu buzima, ariko akomeza kwiga no guhatana n'ubuzima. Yego, yagize amahirwe rero abona ajya muri secondaire, ageze yakomeza kwiga, ndetse baba bikira bari barabasezereye muri Oruferina bari baremeye gukomeza kuzabarihira amashuri. Ntago byagoranye rero, barakomeje ku ruhande rumwe. Aza kugera igihe rero asaba uruhushya kugira ngo ajye gusura baba bikira babareze, ariko intumbero yari afite kwari ukubaza se nta makuru ya Kariza mwandusha ko kuva twava muri Oruferina nta gakuru ke, byibuze kugira ngo bajye mu mashuri. Kariza ari musi y'iteme. Yego, kugira ngo byibuze hano mwabugenge nzajye kumusura mu biruhuko. Agezeyo ababikira bati twagize akazi kenshi ntitwaho bakurikirana, ariko tuzajya kumureba tumenye amakuru, wowe warakuze wabonye wabashije kwiga c'est bon. Nuko ku rundi ruhande rero wa mwana babanaga Kariza na Wibabara bakomeje kuba mu muhanda, batunzwe no kwiba, gusabiriza, bwa buzima bwo mu muhanda bubi. Umunsi umwe rero Wibabara ashikuza agasakoshi k'umubyeyi
arakirukankana. Mu gihe arimo kugira ngo yambukiranye umuhanda, imodoka ibiramukubise iramwasa, reka mbyite gutyo, neza amera nk'uwapfuye. Polisi irahurura n'abaganga bamujyana ku bitaro. Yaje nawe kuzagarura ubwenge hashize iminsi ari mu bitaro, ariko wa mwana Kariza bari bari kumwe yanze kumuva iruhande, akomeza kumuherekeza kwa muganga, amubaho. Yaje kugarura ubwenge koko abona bicaranye, niko kumubaza ati se Kariza, kubera iki turi hano? Twakoze accident, byagenze gutya na gutya. Arangije aravuga ati yo, tuzi ko mbonye ko mu myaka yose nari maze ndi mu muhanda nasabaga Imana kugira ngo izampe umuntu unkunda. Twabikwibutsa abantu ko mu gitabo bigaragara ko Wibabara yagerageje kutagira amakuru, nubwo Kariza yamusanze mu muhanda, nubwo yamufashije muri byose, ariko yanze kumubwira amakuru ye. Yego. Impamvu abadukurikiye ndimo kwihuta, ni inkuru ndende bazisomera isaba kuyivunagura. Ubwo namwe nyine nimushaka kino gitabo mukagisoma, tubuze kubabwira uburyo bazakibona, hanyuma bazisomera, muzarushaho kuryoherwa kuko ari byo gusimbuka. Rero mu gihe cyose Kariza yari amaranye na Wibabara yari yaramuhishe impamvu yaje mu muhanda, kubera ni igikomere yari afite. Ngo bamaranye hafi hagati y'imyaka 4 n'5 babana mu muhanda, ariko ataramuhingurikiriza ni kubera iki yaje mu muhanda. Ngo iteka yajyaga kumubaza icyo kibazo, undi yarariraga, igisubizo kikabicyo. Undi aravuga ati rero kugira ngo nzajye mpora muriza, reka nzabyihorere n'ubundi ntacyo bimariye. Rero ubwo yarageze kwa muganga nibwo yavuze ati uzi ko wa muntu nasabye Imana nzabwira ibyambayeho mubonye, umuntu twabanye imyaka yose mu muhanda, nagira gitida akaza kundwaza, akareka kujya guhiga gutigita kugira ngo abone umufungo cyangwa agafungo, ubu no munsi uyu muntu ngomba kumubitsa ibanga. Undi rero aramubwira ati icara hano nkubwire. Ngo atangira kumubwira rero impamvu yibonye mu muhanda, ariyo tugiye kubasangiza namwe mu ncamake. Ngo yibonye mu muhanda nyuma yo kumara igihe kinini, nuba ngo yamenye ubwenge aba mu kigo nawe cy'imfubyi, ariko atazi ngo yahageze ati. Nyuma rero Roferina nayo igiye gufunga, nibwo ababikira bavuze bati, cyangwa se icyo kigo cyari kimufite, ati twamenye ko twibutse ko izo Roferina zari zitandukanye, zibura mu mijyi itandukanye rwose. Ati reka tujye kureba wa mubyeyi waduhaye no mwana, yenda yaba yakwemera kumwakira. Umwana rero bageze kwa muganga aho mama we yabaga, wa mubyeyi aravuga ati noneho ndabyemera. Twongeye twibukiranye abantu impamvu mama wa Wibabara yari yaranze kumwakira niyi. Nyina wa Wibabara yisanze mu bitaro, reka mbyite gutyo, mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yafashwe ku ngufu n'abantu batagira umubare. Nyuma yo kumufata ku ngufu baramutemagura kugira ngo bamwice, bagenda bazi ko yapfuye. Kubw'Imana aza kugarura kuka, nawe yisanze mu bitaro nyuma y'amezi 2 arenga, nibwo yagaruye akenge, abona ari mu maboko y'abaganga. Mu gihe cyandi mezi nk'3 nibwo bamubwiye batari ko nubwo uri hano ariko uranatwite. Umubyeyi kubyakira byaramunaniye, bashyiraho babandi bavugaga basanamitama kugira bamuherekeze, bamwumvishe ko ari ibintu byabaye ariko utagomba kwihekura. Gusa baramubwira bati niba wumva utakwakira no mwana ngo akubere umwana umwonse umurere, turakwemerera yuko ukimara kumubyara tuzamushyira abantu bamufasha muri Roferina. Koko nuko byagenze, wa mwana nuko Wibabara yibonye mu kigo cy'imfubyi. Nyuma rero agarutse umubyeyi we, nyuma urumva baje kongera kumugarukaho nanone, baramusobanurira ati wa mwana yarakuze n'iki, agira azampuhwe za kibyeyi, aravuga ati basi noneho nakwemera kumwakira, nubwo nkiri mu bitaro ntarahava kuva iyo myaka yose kiryamye hano, ariko nanjye reka aze mubone. Umwana akihagera yamaze kugira imyaka hafi 4, umubyeyi amukubise amaso, ngo akubita amarira hasi, aramubwira ati mwana wanjye mbabarira, narakubabaje, nta cyaha wari ufite, nta kosa wari ufite, naje kubimenya, ariko nanjye ntundenganye, n'ibikomere nari mfite byatumaga ntakwakira. Bavuga ko akimara kumubyara ntigeze amukoza no kwibere, yahise amujugunya. Atariko guhera ubu nshimye Imana ko nongeye kukubona ntarapfa. Ngo nuko umwana nawe amugwa mu gituza, bose bararira, bari aho bose bararira. Babana imyaka mikeya, nyina arapfa n'ubundi akiri muri bya bitaro, kuko bari baramukubise ikintu mu mugongo atabasha kweguka kuko yari afite ibikomere byinshi cyane. Ngo mama we rero ubwo ni inkuru Wibabara arimo abwira
Gatesi arimo kubwira Kariza wabikurikiye neza. Nyuma umwana ngo abe inshuti na mama we, aramurwaza kuva icyo gihe, niwe wamurwazaga nubwo yari afite imyaka 4, aramuherekeza bakajya baba inshuti, amubwira uburyo nta muntu n'umwe usigaye uretse iwe iwabo nawe n'uwo mwana. Ati rero uri umwana wanjye, ngo amubwire ijambo rikomeye ati mwana wanjye, warageze igihe rwose ubuzima bwanze. Aramubwira ati mwana wanjye, nubwo ndeba amaze imyaka irenga 10 ndyamye hano ku gitanda nabitewe n'abantu, ariko kuba nkiriho mu y'imyaka 10 nabwo mbikesha abandi bangiriye neza. Ati rero nuramuka uhuye n'umuntu uwo ari we wese ukeneye ubufasha bwa ubwo ari bwo bwose, uzamufashe, kuko kugira neza nicyo kintu nabonye, niyo mpano nziza. Aho niyo yakuye umutima nk'umwana wo mu muhanda kwakira undi mwana nawe wo mu muhanda, kandi we ntacyo afite. Umwana uje mu muhanda vuba utarakamirika niko bavuga. Iryo jambo rero ngo ryahoraga rimuzamo, amaze no kuba mukuru aravuga ati nubwo ntaho mfite nkujyana, ariko yibukaga ijambo rya mama we. Mama we rero yaje kwitaba Imana, abura ahandi hantu ajya, nuko yibonye mu muhanda, kuko nta yindi famiye yari afite. Uyu mwana tuvuga witwa Wibabara, wari ufite ibikomere bingana gutyo, yakiriye Kariza nawe wari ufite ibindi bikomere. Ibikomere byawe hanyuma ntiyabimubwira, aza kubimubwira aho impanuka ibereye. Nibyo tumaze gusubiramo mu kanya. Twibuke yuko igitabo turimo kuganiraho, ibikomere byawe ni ibikomere byawe byanteye gukomera. Aba bana bombi bari bakomeretse, ariko barakomezanyije. Umwe yomora undi biciye muri ya mateka, muri bya bikomere bye. Nuvuga ngo kuba warakomeretse ntabwo byakubuza gukomera no kuba wagirira neza ubundi wakomeretse. Nicyo iyi nkuru irimo kuvuga. Mvuye aho rero nkomeje iyi nkuru, aba bana wakwibaza ati mu bitaro abana ba Mayibobo babyifashemo gute? Umwana wari wabaye gutyo yamaze hafi amezi 4 mu bitaro. Baje rero guhura n'umwe mu baganga nabo bari bashinzwe isanamitima, amenya amateka y'abo bana. Arabata aba bana mubayandikire nabo nabanjye, mubo njya mfasha nabo barandeba. Ngo abemerera kubishyurira ibitaro, abemerera kubakorera ibintu byose. Abana bamwita mama, bamwisantaho, bamwiyumvamo. Birangira babwiye ati rero nimunava hano mu bitaro mwakize, nta handi muzajya muzahite iwanjye. Uyu mumama nise nahaye amazina ya mama Sandra cyangwa muganga Sandra, nawe yari yarahuye n'ibibazo, cyangwa yari afite ibikomere. Ibyo bikomere ni ibihe? Uyu mubyeyi mu gihe cya jenoside bishe, yari afite abana 3 n'umugabo, bose barabica barabarangiza. Aza guhura n'undi mupapa nawe wari ufite umuryango, nawe biciye abana n'umugore. Nyuma ya jenoside barihuza, bari mu ndi muryango. Ariko mu kwihuza, uyu muganga Sandra mu gihe cya jenoside nawe bari baramufashe ku ngufu. Ni nacyo navuga ngo ni igitambo yatanze kugira ngo abakiriho. Umuntu wamuhishe cyangwa se watumye arokoka yabikoze, yamufashe ku ngufu, aramubwira ati uzaba umugore wanjye ntabwo nzakwica. Nyuma ya jenoside birarangira, ariko aravuga ati mu bintu nzavuga ibi ntabwo nzabivuga. Cyari igikomere cye ku mutima, yumva atagira undi muntu uwo ari we wese agisangiza. Iri banga yabitse ku mutima rero byarangiye n'uwo mugabo bashakanye atarimo ubwiye. Yamaze imyaka 20 afasha abandi gukira ibikomere, ariko afite kitakize agendana nacyo. Ibikomere byawe byanteye gukomera. Mva n'ufite ibikomere bye ashobora kwirengaho, nyamara agafasha iby'abandi n'ubwo icye kigihari. Uyu mubyeyi rero ngo yahoraga ababazwa nuko iyo yajyaga kwibuka ahantu yarokokeye mu gihe cyo kwibuka, yahuraga na ba bantu bamufashe ku ngufu, ariko batarabiryojwe kuko ayo makuru ntigeze atangazwa. Mu munsi umwe rero aravuga ati ibi bintu maranye igihe ngiye birambangamiye, nzabivuga. Ariko ngo areba uburyo azabivugamo, aravuga ati nzatanga ubuhamya ariko ntago nzavuga iki ngiki. Ngo afata ikaramu n'urupapuro yandikaho ibyo azavuga kugira ngo azabisome, ntazavuge n'ibindi. Umunsi wo gutanga ubuhamya rero ugeze, atangira kubivuga neza, bisoma neza. Bigeze aho atubwenge, yibona ari muri bya bihe yari arimo mu gihe cya jenoside, kubera ihungabana. Yabanaga n'ihungabana kandi afasha abandi gukira ibikomere. Ngo rero aravuga, noneho avuga byose byamukorewe, ibyo yibukaga n'ibyo atibukaga byose byaraje arabivuga. Ngo abantu bose bari baraho bati uyu ni muganga Sandra.
wa wundi watubwiraga ngo dukomere twihangane burya nawe yakomeretse bingana gutya. Ibikomere byawe byanteye gukomera. Nuko ngo umugabo we nawe yaratunguwe cyane, yararaho yaramaze kugira abana b'inkumi bari mu kigero cya bakariza, nabo baratungurwa bati ntibibaho. Umugabo yaravuga ati ni gute umuntu yatinyuka kuvuga ibi bintu tumaranye imyaka atarabimbwiye. Nawe ngo biheraho amwanga. Nuko yagize ihungabana, nawe bamujyana kwa muganga baramukurikirana, aho agaruriye ubwenge. Umugabo aramubwira ati rero kubera ibintu wakoze ukavugira biriya bintu mu ruhame ntari mbizi, ngo hari n'ibindi byinshi wampishe, ntabwo ngishaka kubana nawe. Ni ikindi gikomere gisanze ibindi afite. Abana nabo bati turi ku ruhande rwa papa, natwe ntabwo watubera mama umuntu wagiye kwiyandarika ku gasozi. Aba bantu baramuta, noneho asigarana babandi akuye mu bitaro. Nuko yisanze wenyine yibana, agize amahirwe abona abana, aravuga ati basi nimuze twibanire. Iyi nkuru yaje kuyibwira abana nyuma y'igihe, bamubaza batese ko tubona nta mugabo. Niho nawe noneho yabohokaga ababwira ibyamubayeho. Ibikomere byawe byamuteye gukomera. Arangira arakomeza arababwira ati nubwo ibi byose byatubayeho mu buzima, ntabwo tugomba gucika intege, ntabwo bitubuza kugira neza, ntabwo bitubuza kwihangana, nubwo bidusaba abantu baduherekeza kugira ngo dusohoke muri rino hungabana turimo. Niyo mpamvu nababonye mu bitaro nkabagirira impuhwe, nkabagirira imbabazi, n'abandi benshi ngenda mfasha. Uyu muganga Sandra navuze ko yarashinzwe isanamitima, gufasha abantu gukira ibikomere, ngo yagendaga azenguruka mu bigo by'amashuri n'ahandi hantu hatandukanye atanga ibiganiro by'uburyo abantu bakagombye gufasha abandi kugira ngo bakire ihungabana. Ngo rero yajyaga ajya no mu bigo by'amashuri. Umunsi umwe abo bana arababwira ati rero hari ikigo nzajyamo gutangamo ikiganiro, nkurikije ubuzima bwanyu n'ibyo mwambwiye numva mwabisangiza bari abana bari ku mashuri, kugira ngo nabo niba hari abakomeretse babashe kumva ko batagomba guheranwa nabyo, ahubwo bagomba gusingira ubuzima, bagahobera ubuzima bakabaho. Nuko ngo umunsi umwe bafata icyemezo cyo kujyayo. Ubwo rero bari barimo gutanga ikiganiro, bakirangije haba abana umwanya ngo batange ubuhamya buto. Wa mwana witwa Gasaro yabaga kuri cya kigo bagiyeho, naho za nkuru zacu zigenda zihurira. Nuko ngo umwana agitangira gutanga ubuhamya, urumva yari yarakuze, hari hashize imyaka hafi 10 n'ingahe. Wa mwana w'umukobwa Gasaro wari waramubuze, aravuga ati dore ni Kariza wanjye, ni Kariza twabanyahana. Ngo arasakuza cyane, abayobozi bagerageza kumuturisha, birangira bibwiranye koko basanga baraziranye, babanye muri amateka. Aba bana rero bari bararemye umuryango w'abo bantu bahuye n'ibyo bikomere, bawita Wikomera, nako Komera, niko nawise mu gitabo. Bafashanya kubaho, ni nka club. Bafashanya kubaho, bafashanya gukomezanya. Wabuze ibikoresho bakamuha, uwagize ibibazo bakamubwira ati humura. Nuko ubuzima bubaho, na bya biganiro muganga Sandra yabahaga. Nuko aba bana bakomeje gukura, babashyira mu ishuri. Abangaba Kariza na Wibabara. Ngiye ku ruhande rumwe rero rwa Gasaro, nawe yaje kurangiza amashuri, ajya no muri université, abona akazi. Umwana bari barakundanye muri secondaire. Nitubimaramo abantu ntibaba bakibonye batakiguze. Kuri njyewe nk'umwanditsi, wenda biri ku kigo ariko bacyumve, ngiki kindyohera. Umuntu ufata, yenda kuri njyewe reka nihereho, umwanditsi wese yafata ikaramu akandika igitabo, ni ubutumwa bashaka gutanga. Iyo tugize umugisha rero tukatumirwa hano kuri televiziyo ikurikirwa n'abantu miliyoni ntazi umubare, hari umuntu utazagira ubushobozi bwo kubona kino gitabo, ariko acyumve. Ariko icyo tugambiriye ni ugukiza aba bantu. Wibuke ahantu twatangira uvuga ese ko abaganga dufite ari bakeya, tuzabigira dute kandi dufite inkomere nyinshi. Natwe rero twaje gufasha abaganga kugira ngo tubunganire. Wowe udukurikiye, niba wumva kino gitabo cyangwa se wumva inkuru iri muri iki gitabo, ndatekereza yuko urimo guhita utekereza ibyagukorewe cyangwa ibikomere ufite. Ushobora kuba urimo gutekereza ya nshuti yawe, ushobora kuba urimo gutekereza umufasha wawe, umwana wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wahuye n'ibi bintu. Icyo ikigambiriwe, wamufasha iki ko yakomeretse? Ese ko wakomeretse wafashwa gute gusohoka muri bya bibazo? Rero kuri njyewe
niyo batakigura ariko ubutumwa twashaka guta kuko iyo wapublishinze nyine kiri ku karubanda n'undi wese yagenda akakibona. Ikiganiro ni ibitabo n'amateka. Turi kuganira ku gitabo cyiza cyane cya Emmanuel Uwimana cyitwa Ibikomere byawe byanteye gukomera. Ni igitabo atubwiyemo amateka atarangiye, amateka y'abantu bagiye bahura n'ibibazo, nyamara no mu bibazo bwabyo umuntu akabasha gufasha. Hano dufite umunyamakuru, nubwo umunyamakuru afite nawe umuryango utegamiye kuri leta witwa N'ufashwa yafasha. Si nkuko bimeze? Yego. N'urimo gushaka gufashwa nawe yafasha, nawe burya hari aho ashobora gufasha. Kikaba rero ari igitabo gikubiyemo mu by'ukuri inkuru ndende ivuga abantu bagiye bahura n'ibikomere, bagiye bahura n'ihungabana, nyamara bakabirenga bakabasha gufasha abandi. Emmanuel, ngubu watubwira ute ku mibanire y'abantu igenda inanirana bitewe no kudafashanya cyangwa no kutamenya ko uriya ari inkomere ugomba gutwara buhoro? Ubona ute ingo uyu munsi zisenyuka cyane, urubyiruko uyu munsi ruri kujya mu biyobyabwenge cyane? Aza mvugana n'umuntu mu gitondo, nta nubwo ntabwo byari bifitanye isano n'iki kiganiro, mvuga nti ngewe ubwanjye nivuga, nge navutse abantu b'urungano rwanjye ubona banywa itabi, yego, ku buryo burenze uburiho uyu munsi. Kandi wareba ababyeyi bacu na basogokuru ugasanga bo baranywaga itabi cyane kuruta twebwe. Ibyo bishatse kuvuga ngo hari generasiyo zabanje zanywaga itabi wenda tuvuge 80%, yego, hakurikiraho za 70%. Twe twavukiye mu zimwe itabi 30%. Ubu ngubu abanywa itabi nabafata nk'aho ari 10% mu Rwanda, ariko abanywa ibiyobyabwenge bo bariyongereye. Yego, niyo ngo abantu baretse itabi ariko banywa ibiyobyabwenge. Ibi bintu, imibanire igoye, kunanirana k'urubyiruko, ubihuza ute n'ibi bikomere bidakizwa, biba bitarakize, abantu baba bafite kenshi batazi ko banabifite? Murakoze cyane rwose, mugarutse ku cyo twahereyeho kare dutangira, uvuga ati ibi bikomere nyine biri mu muryango byakira gute, ese ingaruka zabyo zakosorwa gute? Abo bantu nyine bagwiriye banywa ibiyobyabwenge nk'uko mwabivuze, ese byakemuka gute? Nahoze mbivuga tugitangira yuko ingaruka nyinshi z'ibi bikomere bitabasha kuboneshwa amaso nizo nyinshi nyine. Niho nahereye mvuga ngo aba bantu bakomeretse batabasha kuvuga, hari abakomeretse babasha kubivuga bakagira nizo sinye cyangwa se ibimenyetso bigaragarira buri wese ko batari ko umuntu ashobora kuba afite ikibazo. Niba ntangiye kuvuga nkavuga ibiterekeranye, niba nibagirwa nk'uko twabivuze, niba nigunga, mfite agahinda gakabije, niba ndwara umutwe udakira, niba kwihangana kwanjye kuba gukeya, n'ibimenyetso byinshi bitandukanye. Ikibabaje rero nuko hari abantu benshi bafite iryo hungabana bo bataragira n'ibyo bimenyetso, akaba abana nabyo umunsi ku wundi. Uvuze ibyo by'ingo zisenyuka, abo bana bananirana, akaba afite byose mu rugo, ababyeyi bafite byose babimuha, ariko afite ikibazo. Hari akantu ugeze kuvuga ati ese iri hungabana aho ntiryaba ryambukiranya ko hari abana bavutse nyuma ya jenoside, cyangwa se abantu bari hanze igihe jenoside, hanze y'igihugu, ariko bakaba bafite ihungabana. Ihungabana rirambukiranya, rirandura. Nuvuga ngo niba mfite ababyeyi bahungabanye, iyo myitwarire yabo yafekita umwana. Mfata urugero, niba hari umupapa ukubita umumama, umubyeyi, niba ababyeyi bahora barwana mu rugo, wa mwana mutoya wavutse mu muryango biramwafekita, biramugiraho ingaruka, nubwo utabirebesha amaso, ariko birahari. Niba umubyeyi yagera mu gihe cyo kwibuka akikingirana mu nzu, umwana yamubaza ati mama kubera iki ibi ngibi biba, ese byagenze gute udashaka ko ducana televiziyo ntiturebe ibiganiro, ni ikihe kibazo ufite? Umubyeyi ntashake kubabwira kuko ntabwo arakira bya bikomere, akaba yakuka inabi, ticeceka ahubwo icyo kiradiyo gikizimye. Uwo mwana ryahungabana rya mama we azaryandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu benshi rero bwa bumenyi twahoze tuvuga ntabwo bazi ko ibyo bibaho.
bashaka gukemura cya kibazo cyamaze kugaragara ariko cya kindi kitagaragara ya 70% nahoze mvuga y'abantu baba mu muryango nyarwanda cyangwa ku isi muri rusange babana na rya hungabana ritagaragarira buri wese badashaka no kubwira ibibazo bafite niryo tubona nyine uwo muntu yinyegeza aho kujya ku ishuri aho kujya mu kazi agaca mu kunywa ibiyobyabwenge cyangwa akajya mu kabara kararayo cyangwa akajya bya bindi byose bishobora gutuma ya makimbirane azamuka mu muryango nkaba numva rero ikintu gikenewe ari nacyo nanditse ngamije kubwira abantu badukurikiye n'abazasoma kino gitabo ni ukugira ngo tubabwire ko ihungabana ririho kandi umuntu ufite ihungabana si wa wundi nyine byagaragariye buri wese hari abantu benshi bafite ihungabana ahubwo umuntu nakora akantu kadasanzwe muri twa tuntu dutandukanye gerageza umubere inshuti uwo mukorana narabivuze ngo aba bantu bafite ibi bibazo ni abantu tubana umunsi ku wundi ni abantu dusengana abasenga ni abo duturanye ni abo twigana ni abo dukorana ni abo dusangira nabo tubana mu bibina n'ahandi henshi hatandukanye abo bantu baragukeneye wowe niba ukibasha gukanyakanya kugira ngo ubatize urutugu ubatize ugutwi ubahe umwanya bakubwire buriya gukira ibikomere bica muri hearing gutega abantu amatwi niho gusana nko kuvura ibikomere niho bitangirira wa muntu ntibizagutangaze yuko ushobora no kumwegera ko wabibonye ko afite ibibazo ariko akabwira ati nta kibazo mfite pe akanihagararaho yaburaye yabwiriwe yarwaye umutwe udakira ko ati oya akanagusekera yaraye mu bigo byawe ati ngiye ndwara umutwe cyane nanyweye paracetamol biranga sigaye nywa bya bindi bashyira mu mazi bimwe bibira mu mazi hari n'undi noneho ugera cyagiye akabura ibitotsi ngiyo nayo ni sinye y'abantu bafite ihungabana akavuga ati ageze noneho bya bindi by'ibiyobyabwenge ageze ahantu avuga ati kugira ngo nsinzire ngomba kunywa inzoga ngomba kunywa ikinini ngomba kunywa itabi urumva ni drogue itangira gake gake ariko ntagazi mu by'ukuri ikibazo afite wongera utsindagire barumva itabi nk'ikiyobyabwenge barumva inzoga nk'ikiyobyabwenge ariko ntabwo barumve paracetamol nk'ikiyobyabwenge ariko niba usinzira ari uko wanyweye imiti wabyumvisha ugasinzira ko wanyweye imiti icyo ni ikimenyetso ntakuka yuko ufite ikibazo kigomba gukemurwa n'ikitari imiti rero hari umuntu utangira afata ya miti nanze kuyivuga kuko ntabwo turimo kuyamamaza hano hatagira n'ubijya kubikora kubera ko twayivuze ituma abona ibitotsi agasinzira kuko nayo ni pati y'ibiyobyabwenge akagera aho akarenga icyo cyiciro akanywa rya tabi wavugaga n'ibindi akageraho noneho akavuga ati reka nkitere mu rushinge niho nsinzira mari icyumweru bikindimo nuko abantu cyangwa mfate bimwe bihumuriza nibyo bikaze kugira ngo mpite nsinzira vuba abo bantu rero nibo navuze tubana umunsi ku wundi bo rero ikibazo gikomeye harimo abatazi yuko bafite ikindi kibazo gituma babura bya bitotsi kandi gishobora gukemuka ibitotsi bikizana rero usanga nyine bavuza reka mvuge ngo bajya kwivuza bavuza ibimenyetso ariko ikibazo nyine nuko batazi indwara bafite kubera cya kibazo cy'ubuke bw'abaganga batazagera kuri buri wese ufite ibyo bibazo harimo batabasha kubivuga harimo batabasha abo bantu rero nitwe bakeneye wowe udukurikiye wowe munyamakuru wowe mubyeyi urimo kudukurikira umwana wawe ashobora kubona hari ibimenyetso agaragaza by'umushiha byo kutumva ariko ni sinye ya cya kimenyetso iyo buriya ari ikintu ngeze kuvuga kare ndashaka ko tukigarukaho ni nacyo dusorezaho mu bibazo bya ndi bukubaze ibisigaye no kuvuga aho twakora ibitabo n'ibindi yego hari ukuntu buriya leta yabonye hari amakimbirane akomeye cyane mu ngo ishyiraho gahunda nziza ariko ifite icyuho gikomeye cyane bashyizeho inshuti z'umuryango inshuti z'umuryango ni abantu bari hariya aba babana mu mudugudu babana mu ki iyo babonye hari ahantu hari amakimbirane cyane cyane mu ngo bajyayo ubutumwa bajyana bavuga ngo ibyo nimubireke nimubane neza ibyo nimubireke nimubane neza wabicunga neza usobanukiwe n'ibintu by'ubuzima bw'indwara bwo mu mutwe ugasanga barasa nkaho bari kubona ikibyimba bakagipfuka aho kugikanda kuko ntibafite ubushobozi bwo kugikanda ubona ute abantu nk'abo ngabo bafashwa gute kugira ngo batange ibisubizo nyabyo ku bibazo nyabyo
rwose mubivuze neza buriya leta yacu ireba cyane kandi ikareba kure nuvuga ngo igikeneye kuba barabonye kuba barashyizeho izo nshuti z'umuryango nuko bazi ko ikibazo gihari icyo ni cyiza icya kabiri nuko babahereza amahugurwa yimbitse muri ba baganga bake dufite ni nka kuno dukoresha abajyanama b'ubuzima ni abantu bari mu gihugu hose bagera kuri buri muturage icyo bakeneye ni ukubongerera ubumenyi ni nabyo nizera yenda ni nabwo buvugizi twakora kugira ngo abo bantu bashyizeho inshuti z'umuryango babongerere ubumenyi bakoresheje ba baganga bake dufite kugira ngo batange igisubizo kiri mu muryango wacu ni icyo cyizere mfite rero kandi kirahari nkurikije urugero yenda rw'abajyanama b'ubuzima serivisi barimo gutanga bahereza abaturarwanda kuko basanze umubare w'abaganga bakenewe babimazemo igihe bariya ni bakeya barabihuguye kandi birakora neza cyane ni bakeya ku baturage benshi bakeneye za serivisi urumva rero begereje za serivisi umuturage bimufasha kubona ya serivisi urumva n'izi nshuti z'umuryango hari aho bakora bigakunda yenda tuvuge n'urugero niba iyo nshuti y'umuryango harimo uwo wize ibyo bintu biroroshye ko azatanga umuti wenyewe cyangwa umuti mwiza urumva rero igikenewe ni ukugira ngo babongerere imbaraga babongerere ubumenyi kugira ngo bavure koko hari ikibazo mwebwe abanditsi natwe abanyamakuru yego twakora iki ubona twakora iki kugira ngo natwe umusanzu wacu urushaho kugera mu bijyanye n'isanamitima urushaho kugera kuri benshi mu gihugu icya mbere nk'abanditsi reka mpere ku banditsi niki twatangiye gukora harimo n'abandi babikora hari ibitabo byinshi bimaze gusohoka bivuga ku isanamitima icya mbere urumva wowe ukora ya serivisi za nshuti z'umuryango n'abandi bafite inyota yo kugira ngo bafashe umuryango gukemura ikibazo ufite batera intambwe bashake bya bitabo babisome birimo impanuro nyinshi zifasha ba bantu kubaherekeza icya kabiri mwebwe abanyamakuru muturusha nk'ubu dusomeye iki gitabo abantu batagira umubare batabasha kukigeraho bigenda bitewe n'aho kiri bitewe wenda n'amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye mutubere abavugizi cyangwa mubere n'ababaganga abavugizi nk'ubutumiye hari ikiganiro wenda kivuga kuri hearing gukiza ibikomere ugatumiramo umwe muri ba baganga bagatanga ikiganiro giherekeza ba bantu b'inshuti z'umuryango cyagera kuba bose babandi inshuti z'umuryango bari mu gihugu bakoresheje ya minota 30 cyangwa isaha imwe yego Emmanuel ndagira ngo ufate umunota umwe utubwire ushaka ibitabo no gushaka uburyo yakugeraho hanyuma utanga ubutumwa busoza murakoze cyane nihuse nkuko twari twabivuzeho maze kwandika ibitabo 7 hari n'ibindi biri imbere muri no mwaka cya mbere hano ni isano isumbi y'amaraso twakiganiriyeho icya kabiri ni Gaju ajya gusura nyirakuru ni igitabo nandikiye abana icya gatatu ni inzozi z'urukundo twari twakivuzeho nanze kuvuga byinshi twakiganiriyeho umurunga w'urukundo nacyo twakiganiriyeho kiguzi cy'imbabazi twakiganiriyeho n'iki ngiki dusorejeho cy'ibikomere bya byanteye gukomera ibi bitabo rero birimo nkuko twabivuze bigaruka ku muryango ni uwo muti njye ndahisemo gutanga wo gufasha uyu muryango biboneka herero ibi bitabo biboneka muri library Caritas hano muri Kigali muri library Kirezi muri Rising Bookshop Kimironko muri Kigali Public Library ho wagiye ukanabitira rwose hano Kacyiru ushobora nanjye kumpamagara kuri telefone yanjye 0788 89 2053 aho waba 0788892053 aho waba uri hose mu gihugu no hanze ugishaka igitabo yanyandikiye kuri WhatsApp cyangwa mpamagara cyangwa se no kuri Facebook Emisempa Uwimana Instagram Emisempa Uwimana kuri YouTube Emisempa Uwimana ho hariho n'ibiganiro twagiye dukora bitandukanye bivuga kuri bino bitabo aho wajya wanyandikira wampamagara igitabo cyakugeraho gira rero ubutumwa uha abakurikiye Isango TV ku bijyanye n'uburyo bashobora gufashanya muri ibibazo byose twavugaga nkuko twabivuze kino gitabo kigaruka ku bikomere bya byanteye gukomera ikintu nasaba abadukurikiye egera mugenzi wawe egera inshuti yawe egera umuvandimwe egera umubyeyi egera umugore mwashakanye umufashe umutega amatwi kandi nkuko nabivuze ntabwo ari TikTok gufasha aba bantu nkuko twabyumvishe muri iriya nkuru ya Kariza na Wibabara yamaze imyaka irenga 5 ataramubwira ibyamukorewe nawe nadahita kubwira impamvu ntuzamuhutaze ahubwo muherekeze gukira ibikomere ni uguherekeza
ugutega abantu amatwi ukamugirira impuhwe ukamwumva, yaba mwanasezeranye ko muri buhurira ahantu nuhagera ugasanga ntawe uhari, ntuzarakare ahubwo uzumve ko ari za mbaraga nkeya z'umuntu urwaye. Rero nicyo ngicyo nabasaba. Ikindi nsoza, wowe wakomeretse, nagira ngo nkwibutse ko ubuzima ni igitabo gisimburanwamo ibibi n'ibyiza. Nibiramuka bikugezeho cyangwa niwe wakomeretse, ntuheranwe n'agahinda, ahubwo hobera ubuzima, emerera ubuzima ubeho. Uyu munsi turagukeneye kugira ngo wubake igihugu, turagukeneye kugira ngo dufashe muri bizinesi, turagukeneye kugira ngo twigishirize abana, tuvurire abandi barwaye, turagukeneye. Turagusabye rero ntutureke. Emmanuel Uwimana, urakoze cyane. Ndabashimiye Isango Star. Namwe mwari mudukurikiye rero inshuti z'Isango TV, turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro cyacu. Twaganiye na Emmanuel Uwimana mu gitabo yise Ibikomere byawe byanteye gukomera. Ikiganiro rero ibitabo n'amateka nakagaruka. Ndashimira Mitari wadufashije ku buhanga bwa kamera, ndashimira Emmanuel Ndereye wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, naho ubutaha ngende Xavier Bizimana.